Yesu ashimwe bene data, muraho neza, mbahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Imana yera, Imana y'urukundo, tunejejwe n'amahirwe duhaye kumva ijambo ryawe. Emerera mwuka wawe wera duhishurire ibyo bwiru bwawe, yende ku byawe waduteguriye uyu munsi abidusangize, natubashije gushyira mu ngiro icyo dutumyeho. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iyo ni umunsi wa mbere w'icyumweru. Muri iki cyumweru tuzaganira kuri Pentecote, tuzaganira ibigerekeranye na mwuka wera, naho tuzaganira uyu munsi. Rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe no mu ibice bibiri, umurongo wa mbere turasoma n'umurongo wa kane. Ndetse ngo umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima, bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Imana yacu tugirire neza. Nk'uko nari mbivuze, iki cyumweru tuzaganira kuri Pentecote kugira ngo twitegure Pentecote izaba ku cyumweru. Umwuka wera rero niyo nsanganyamatsiko, nicyo cyita rusange cy'ibintu tuzaganira muri iki cyumweru. Umuntu rero wakiriye Yesu Kristo akakira agakiza, agahabwa agakiza, yanahawe mwuka wera. Mwuka wera ni uw'abantu bose, byo wabibona mu Befesi igice cya mbere umurongo wa 23 bavugamo by'ukuntu abantu bizeye ijambo gutyo bagahabwa n'umwuka wera nk'ikimenyetso. Uwamwizeye wese rwose bidasubirwaho yahawe mwuka wera. Uwo mwuka wera rero ubundi uvugwa n'indi. Uwo mwuka wera ni Imana muri twebwe, ni Imana, ni umwe mu bagize ubutatu bwera. Ubutatu bwera si ukuvuga ngo hariho Imana eshatu zikoze Imana imwe, oya, ntabwo ari ibyo, ahubwo ni uburyo butatu Imana yiyeretsemo abantu. Yatwiretse nk'Imana Data wa twese, umuremyi w'ibintu byose. Hanyuma umwana w'umuntu aza gukora icyaha, akoze icyaha, niyo ubwayo yagombaga kuza kuducungura. Kandi rero niyo ari kuza kuducungura ngo aho yari iri hasigare hari ubusa, ahubwo yongera kutwereka nk'umwana w'Imana. Imana Data irahaboneka, hanyuma iranatwicungurira mu ishusho y'umwana wayo. Si ukuvuga ngo n'iyindi Imana yarije, oya, ni ya yindi ariko yaje mu ishusho y'umwana wayo kugira ngo iducungure. Imaze kutwicungurira rero ntabwo yagombaga kudusiga twenyine, yagombaga kuzajya uhorana natwe. Bituma itwiyereka mu ishusho y'umwuka wera, umwuka nyine ubasha kuba ahantu hose, umwuka udatangirwa, umwuka udategwa n'inzugi cyangwa n'ikindi kintu cyose. Twiyereka muri iyo shusho. Imana rero ibana natwe buri munsi mu buryo bw'umwuka wera. N'uwo mwuka wera tubashije kumusobanukirwa. Kandi nk'uko nari mbivuze, umuntu wese wakiriye agakiza yanahawe umwuka wera nk'ikimenyetso, nk'uko ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefesi igice cya mbere umurongo wa 23 habivuga. Aho rero ntabwo ariho dukwiriye kugarukira gusa. Uwo mwuka wera twahawe agomba kuba atwuzuye. Imana yacu tugirire neza. Uwo mwuka wera ntagaragarire gusa mu byo tuvuga cyangwa se mu byo twambara, kuko akenshi usanga abarokore ibya mwuka wera barabihamya cyane mu kubivuga, bakabivuga bakagira n'insuzanyo zibihamya, bakabigendera, bakabiririmba, bakabyambarira, ariko hari abo usanga bigarukira aho ngaho gusa. Ntabwo umwuka wera akwiriye kugarukiraho, ahubwo akwiriye kuba atwuzuye rwose. Akaba ari no mu bitekerezo byacu yuzuyemo, akaba ari no mu mibanire yacu n'abandi. Aho naho umwuka wera yarahageze akayobora iby'imibanire yacu n'abandi. Umwuka wera akwiriye kugera no mu migirire yacu, uko dukora. Imana yacu tugirire neza, kugeza nuko utegeka iby'iwawe mu rugo. Umwuka wera yifuza kugera aho hantu hose, akabona ikaze mu byawe byose. Uko wambara yego, uko uvuga yego, ni byiza, ariko agere n'ahandi hirya no mu gukora akazi kawe ka buri munsi. Imana yacu tugirire neza. Iyi Pentecote rero ikubera umwanya mwiza wo kongera kuzura umwuka wera. Umwuka wera umuhereza umwanya, agere muri wowe hose, agere mu byawe byose, mbese ntihagire ahantu na hamwe asigara. Hose ahagere, agere mu mitekerereze yawe, umwemerere agere abone umwanya, kandi umwanya wose mu bitekerezo byawe, ayobora ibitekerezo byawe, ayobora imigambi yawe, imishinga yose ufite. Umwuka wera umuhereze mwikaze, imishinga Imana itabona mwikaze uyirengagize. Kandi uwo mwuka wera tuvuga nk'uko nabivuze ni Imana. Reka Imana igere mu mishinga yawe, Imana igere mu by'urugo rwawe, Imana igere mu by'imibanire yawe n'abandi no muri za nshuti zawe. Aho ubona Imana itabona ikaze uhihorere. Imana yacu tugirire neza. Murakoze cyane. Yesu Kristo aduhane umugisha.